Ndi papa sava. Atana. Sha umva rero nkwereke. Akiraho. Mereza. Ntabwo ndi butinde. Urumva? Ntabwo ari ibintu bitinda. Sha. Rero urabona nta kintu mfite cyo kubitwaramo ngenda byamba. Uya we wiyeranje urebe uko mubifite tu. Si byose? Sha. Ariko ntujye kure. Uraho hafi nyine. Oya wowe humura. Oya mbe ndi hafi. Oya wizembagize ku buryo nguhamagaye. Ese ntago mbijyana mu rugo. Oya mvara. Ndakwiye ngo bimfashe wowe uri hafi. Okay. Ubu naringiye guhita rero nirukanka ahita ngenda. Ariko ni ishati wayicokamo arako. Urabona abantu bahita babibona. Wibyambara. None se ndagenda mbitwaye gutya abantu bahita bambambaza ngo ise ibintu bya Ramazani bijyanye. Ariko nk'ubu nta nubwo byanagukwira. Akasira Ramazani. Kugira ngo buri uranduta cyane ra. Rega bura nawe. Rega nanjye ndi mu nzira y'amajyambere. Ntabwo wajyamo atara. Ntabwo wajyamo rwose. Mu nzira y'amajyambere da urangiyewe nanjye mu minsi iri imbere nzaba mfite agasozi ndatwa. Ntabwo wajyamo ntiwateramo rwose. Okay. Ariko ko nanjye ndi hafi gusirimuka Ramazani. Noneho akira. Kuvuga ni para ariko nayicokamo. Oya ntabwo yagukwira sha. Ariko Ramazani wenda umukandara ryagorana. Ariko oya nose ko nyina nambara 44. Oya habona kubwiye ngo byambare. Gusa byambaye urabona utabugiye kundaburira. None se ndabitwara kuri we bitwariye lanje ushaka nta nukura ka envelope cyangwa ufata ikote urizingire mu ipantaro. Cyangwa ufata ipantaro urizingire mu ikoti. Ahubwo none ikote urishyira inyuma ya byose. Ipantaro umuntu yayishyira mufuka y'ikote ko ntago byakwiramo. Ikibazo cya rero ntago nawe ugeze uvuga ngo nzanayo. Ndebe. Nose atara. Wowe urabibona ute? Wenda ndabitwara gutya. Urabibona ute? Ariko rero wanaberewe. Ni ukuri kw'Imana. N'amasaha waberewe pe. Umva wowe ndabona uko nguko umeze. Ubundi mu cyongereza bavuga ngo ni creativity. Arubwo bari bushone. Ntibabona ari byo nyabyo. Akose bashona umva. Barahita bagira ngo nibyo neza ijana kurinde. Ubundi rero inkweto zo ntibikugore. Aratwara mu ntoki se nazo. Inkweto. Nazo ntabwo zigukora umuti. Azizanye se nka zigucyurira. Izi nizo zikora umuti neza. Ariko hindukira ndebe inyuma. Reba inyuma. Uricyo. 8 ni 48 ni 148 teranyeho amarogi. Oui, sawa. Mezute. Marogi. Amazi tabari. Se no siga bibarara. 105. Nyuma tukongera bare 42 iki amadeni ayobwo ayatotari ndana ni totari okay amadeni kubyo twinjije n'amadeni yuza amadeni ariyo agiye hejuru. Meze bite se mwana? Iki se ho ntabwo usuri gushyira mu mupira se ngushyiramo wowe urakora iki undanga iki wowe urakora icyanga utabeshya urabaza iby'umupira hangaho ukora hangaha uri umukiriya wahangaha uri umubosi wahangaha uri manager wahangaha nta n'ikintu ushinzwe muri mudugudu byuze ngo mvuge ngo uje muri supervision urabaza iby'umupira urabaza ibigendanye n'akazi hangaho urabaza nkande ubikubwira ndetse urakomanze singwaye karibu urinjiye uricaye ugize amahirwe sinkubwiye ngo sohoka icara tuziruke kumbangamira hari ikindi mwana urabona ngenje gukina hangaha nimba utaje gukina sohoka rero akuye
uziko ariko babivuze ukuri karushye isaba agake Eh. kawe se wamaye kutaranabyibuha kuki usigaye wiyemera wakaga kuki usigaye wiyemera hanyuma se kuki usigaye wiyemera hanyuma se urabyibushye cyangwa urabyimbye indese wewe hari ukubyibuha no kubyimba urabyimbye ntabwo ubyibushye mwana wagiye kandi nubwo ubyimbye wagiye utuza kuki uzi ko nta mbaraga ugira ukenderanya wowe digedege iki se gabanya icwanga aha ngaha twese dufite amabwiriza twarakumenye amaki nta nubwo wemerewe kurenga uriya muryango inzoga wa inzoga hano nzoga zihari inzoga nta nzoga zihari ariko hako nkubwi nta nzoga zihari ukora hano ntuhakora nkora iki useriva hano ibyo nkoraho birakureba wowe useriva ibyo nkora birakureba ni inzoga nta nzoga hano urama inzoga ntayo digede iki se ntabwo kubita urusoro ijisho rimwe ngahita ndivanamo Reka hagahita hajyamo urusoro mwaramutsagira urebesha reka nkubwire niba ari shobuja akubwiye ngo uzanzeyuke niba ari shobuja akubwiye ngo uzanzeyuke umenye ko yakubeshye manu bosi wawe twashwana afite amafaranga twagira nibaza kishyura ntazagushuka ashuka ibyo ashuka mu ntazagushuka utazakora ikosa ryo kumenyera umunsi umwe akugirira nabi turabubaha ariko namwe mujye mwiyubaha manu mujye mwiyubaha ngenda kuba ariko ntujye unyubaha gute se rimwe njo kangahe nkaswe amafaranga hano mu kabari ku mafuti yawe kangahe ushatse kuvuga ko njye ntamura muri aka kabari mutafunga wamushanze kunyigiraho gutyo ubundi monde baragasanga amadeni niyo menshi kurenza amafaranga yinjiye ubu wasanga hangaho utarimo Peti reka nkubwire umbwire iki se nashobuja ntabwo yambwira atyo gwiki nashobuja ntabwo yambwira atyo hejuru yaba y'amafaranga yanjye ngiye mwera muri aka kabari yaba amafaranga yanjye afite urumva andimo ntabwo ashobora kumbwira gutyo komeza ucurange wenda ubwo ufite wasanga ibicurangisha biruta gutebeza igipfunsi mu nda kiguhinguranye gutebeza igipfunsi mu nda kiguhinguranye barambujije ngo singarwane n'abana n'abantu badafite ubwenge ubuse warwana nande we warudagara warwana nande warutaratiwe warwana se inzoga cyane hasugite urasohoka cyangwa nagusohoka nawe tega mwishyira ibesha simone ibesha gukuramo amaso ndagukubitira hano ibesha ariko uzumukira nawe ariko ibeshe uzumukira nawe ibeshe urama inzoga cyane hasu ibeshe nazo nguhe ibeshe kandi icara aho ngaho manu nawe digiti nturi umukozi hano sindi umukiriya mukiriya wa hehe wowe uri umukiriya kwanza nane ibyo vuga zamura bitanu hanayo nguhaye hamagara shobuja no hamagara shobuja hamagara shobuja nani nemere ko umukiriya zamura ibi bitanu nyene jewe nta nicyo bivugana nawe kuko cokora kubitukangwaho nta nicyo vugana nawe cyanda wewe hamagara shobuja niwe ndiringa nawe ariko ndamuhamagara gira akabari kanyu karagize ndakazamuye murandi y'ubufaranga ndaje mbara niba ari umuntu wa mbere uhombeje akabari niba ari umuntu wa mbere uri mu biki ufite icyo kibazo aje kunkubitira hangaho nje nibereye mu mimare ndimo ndakora raporo mwari musa arimo arankubita nje sindagusuzuguje uje kunkubitira hangaho baba bankureye ahandi bakaza gusindira hangaho nk'ubu mumoye iki urabona kweli ibyo bababwira ibintu bya hospitality mujye mushaka abantu hospitality badafite ibibazo mutwe batekereza neza ari umwangaje uzurwana Papa tuzigire mu tundi tubaruhombe turahara ariko nagwaza ko tuzigire mu tundi tubaruhombe uraza ko nkubitira umukozi nkande uravuga ngo ndakubita umukozi nkaho warebye inyungu z'umukiri ukwinjiriza utangiye kureba inyungu z'abo bashenzi bashaka gusuzugura abakiri nibyo uzanye winzana w'umayibo ubuki njya gukoresha umukozi namuhaye ikizamini ninde uvuze ngo ni mayibo ikindi wowe uzi ko ndi umukiri hano uri igikisi mu mafaranga yose nuko utagiye kutubwira we nakumena reka nkubwire rero reka utazibeshya watuzugwe kera reka ndagukubitana n'abakozi bawe ndagukubitana n'abakozi bawe ikisi iki ndakura uramfata iki wowe uramfata iki wongere kununga urutoki uramfata iki kubitaho ibeshye wongere kandi reka nkubwire bimuzango kandi reka nkubwira ongera noneho wibeshye ongera nacyo nyiyenze urebe mitega kubita gahanga gahuze n'imbere noneho ngupfumura umutwe hano abagabo bararwana nk'abantu uranyambara ukajya neza abantu yikubita noneho oya yikubita hano yikubita nakubwiye ngo icara mani icara dukemura ikibazo nk'abagabo sikumwambu ariko uzongera kuzakuriza banje hano nzanye amafaranga yanjye nzanye amafaranga yanjye mukashaka kumfata gutyo mwebwe amafaranga ni ibiki twazana
nta soni wenda gukopa ngo wayikiraka kibumbi senkani urangije urirwa umushinga ujugunye akosha umaze guhaga umushinga w'iki wasumbira iki umaze guhaga kamubwire buriya iyo mumaze kurengwa nibwo umuntu ababona ntabwo je twakoranye umushinga w'ibihumbi senkani waranyishuye ntabwo yari projet narinzanye aya mafaranga wigeze uyatunga mureze wigeze utunga aya mafaranga ugasora ashyira ubwo faranga aho gakomeza ukanga ndewo ari akosha mwari tubonye reka mubwire papa Savasha uzibana nanjye nibana kandi reka mubwire ubu nkasa umubano wanjye nawe kabisa nkasa umwana wanjye nawe akakabari kawe ngiye nkamugira mu kabarira nzahinduka akabenzi hacha nzamwira handi kandi nzaburyo nyotso hari ngwiki woroye iki noroye iki byo ko filime bicere mwana urumva twakoranye umushinga uragenda uranja ni business ntago ari voice off ku buryo uzagiza wa hano ukivuga amagambo natwe tuyazana ariko tutayatwara amafaranga ni 84 nkurimo urumva burya ntugire ngo oya murimo ugiye gufata iki sembese amafaranga undimo amafaranga undimo uzayaheza twakoranye umushinga w'ibihumbi 40 waranyishyuye sisi ngayo amafaranga ngiye gukoresha amafaranga yanjye nangaye senkani turuwa 53 uri mbangaye guki undi mangaye hari umushinga se wishyura undi manode bazana ikayi ugiye kumfatira ndagufatira iki se ibintu byose nibibe miswe jewe 00 je hano mu kibazo cy'umushinga yishyura 53 byanjye urumva undimo ibindi turaba tuzabizamo nyuma tumereza ngahe undimo 84 urimo 53 wize calcule warayize ku buryo ugenda ukajya kwa piga nzenze mu amafaranga papa Sava barimo handimo amafaranga yarayanyimye 53 ukajya kwa Sherarity mu mwenda papa Sava ndimo amafaranga 53 murimo ukajya kwa banuza uriya mukobwa wa Madrid ninde kwa Madudu man ku buryo usiga uneza n'abana mbyaye man uraneza abana mbyaye man ntabwo kubita itaburete wanyana yimbwa ugatinyuka kavuga ngo ngewe ngo ubwinyo bubi ngo ndi umwambuzi gukubita itaburete nayo hazeme ibihanga nyugukubite yanjye ni ibihanga n'amazamu ariko ntabwo acitse nakumena nshuti yanjye ibyo tubari twabishyira ku ruhande sibyo nta mpamvu yo kurwana ibyo tubari twabishyira ku ruhande uri kunyumva neza simwebwe munyatatse simwe munyatatse na manundi mukaneranira ubuse ntabaje none ukuntu mwanize mwanyishura ngahe oya mwanyishura ngahe n'umwuka ntabwo nakwihanganiye uretse tubyoroshye reka tubyoroshye oya uretse tubyoroshye oya ubwo hasigaye 20 ubwo ngusigayemo ukuyemo 55 mana icara ndavuze ngo icara nyorohera nkurire impagarara mu rugo ukuyemo 50 byashoboka ngo aya mafaranga yose wakira ubuhero ufite fata ibyo 53 warundimo gusigaremo 20 na shyira mu kamashini tubarirane nk'abavanye muri gaturapfusa mwana mani ku buryo ugenda ukajya kubwirana abantu bamaga ibiraka ngo ntago nishyura mani yewe ntago nishyura amabere ya nyoko wambesirewe je ntago nishyura ariko twabirangiza mu kivandimwe digidi ntago kubita nabyoroheje ntago kubita byoroshye yakameme bagahita bagushyingura sibyo twabyoroheje n'ikindi gihe ntujya umbona ujya umenya yuko ngemba seka nawe ayo menyo uvuga yuko ari nk'amasuka nakuruma nkacira umutonzi w'izuru hari uranyumva
n'ikindi gihe sinzongere kumva Samahani, niyo yaba ari samahani. umwana woza amasahane Samahani kabisa. umumenyera Samahani rafiki yangu. nagupfura umusatsi umwe Samahani. umwe ukabyumva cyangwa ubwana Samahani uri grafiki. kubyumva Samahani kabisa. Samahani kabisa. Samahani. Samahani pe. Gose. okay it's okay It's okay kabisa. reka tubabaga menyera iwawe menyera iwanjye sibyo Ntacyo nishyuza pe. Ntacyo nishyuza. ariko ndi mu mwenda ibihumbi bingahe 21 31 kundimo 84 nkakwamo 55 Twayavunje. turimo turabyumvikanaho Twabyumvikanye burundu. Ari bikabisa kandi murakoze grafiki. ndakubwiye ngo banza wicare Ariko twabirangije. banza wicare twumvikane ibi bintu ni ibyanjye nawe turumvikana sinzongere kumva uri kujya kuneza abana ukaneza abantu ahantu nkuri inkoko aho nkuriye naho nkuri njye nkurimo amafaranga ngahe Nta yindimo kabisa. kuki uza kurwana n'abakozi banjye Ntago bizongera. ukatishije manuda amafaranga ngahe hatungi nangahe madedero serva nangahe umusa twese twige ubugome nkawe Oya nta mpamvu kandi ibintu tuba tugomba kubikora kivanye mwana wa mama wirakara ibintu byoroshye kandi ni byiza reka tuzapfa tubisiga mu wanjye ni byiza genda kinyanyuma ubona urenga hariya ibi sawa gasa neza unabane nawe nabirenze ari bye Papa sava. winyegera ajya kwicara hariya haguruka ujya kwicara hariya Sasa nashaka agacupa. agake Udupeti tubiri. Dukonje. Ndarareba byahatari. manura uwo mupira ugera aho ugomba kugera ninde wakubwiye ko njye seriva ibintu bisa nkawe ibyo ni ibiki wambaye Wambaye ikizi. ni uruhe rugero uri gutanga nyine ibyo ni ibiki wambaye Kisa ari ikibazo mfite. hasa ni muyihe siporo ni muyihe gihe Kirema peti y'Imitsingi. ntazihari Siko nambaye birakureba. ntazihari mu bagabo bambaye nkawe epoetre soka Hasa si mu kabari. Wambaye peti y'Imitsingi. ninde wababwiye ko akabari ari agatobero nka kakanuza kimbwa Cyose cyo hano uracuruza ariko. Uracuruza icyo shaka ni peti y'Imitsingi. umusa ibyo wambwiraga nibyo nyine byaraguteye niko bimeze Ibikize. uburwayi Yense nigeze ndwara ryari. ntabwo urwaye Dakata. sohoka rero ujye kwambara imyenda neza ugara cyane nk'umuntu uje kumva Nose papa sava. aka kabari ni VIP Inama VIP or you get out ndavuze ngo ugenda ube VIP cyangwa usohoke hano inambara neza uramba udupeti. sibyo mvuze Okay. kandi ntimunsaraze ntabwo nkeneye kurwara umutwe aho ni umudege ucuruza zingaro Reka nyine nambare neza ari ikindi sumbaza. Inze umpaga peti. Hari ikindi kibazo gihari. ese uri guhamagara Hari ikindi kibazo. Si ukwambara neza. Yaronye nambara neza ahubwo birenze. Let's see. Si ukwambara. Ahubwo ugenda utuzana. Tubona urwego ndiho ahubwo runagukangera gutere n'ubwo. So kwambara. Urambaza ngo nambare neza. Ibintu byoroshye rwose. Kwambara ko nanjye mbizi. Madubika sha. Ondare. Kwambara. Hey. Basava.
rwose ntangira amazanu uzi ko yari mu bigendanye no kwambara urumva merezi yo kamambiri mba ndi hano mu rugo iwanjye nta bakiriya bahari mba nitoza ibintu bya teyatere nawe ubundi maze urebe kuko ibigendanye n'imyambarire ni ibintu rwose njye menyereye cyane nese kuba beza ku kintu bigurana kuko aho ni umudigi wari ufite wagira ngo ni ikintu papa sava kwambara neza si tungutse nkagira ngo ni inuza ni bemwe baciye umuriro ariko nawe ati sohoka ati siguha inzoga nayo ntabwo ariko buriya njyewe nanjye ramba ndi ready tayari rwose njyewe papa sava ntabwo nzi ariko nayo ntabwo buriya mba ndi ready ntabwo uberewe ubonye ari amasegonda abiri maze ese aho findaga ibi none se nyine ati wasaze ati uri muzima se ati singuha yewe singuha papa sava bite sahandi hanini sawa nta kibazo rwose yewe umugabo ubereye u Rwanda inyota yarinyishe ariko hari ibintu bavuga hanze ngo byaranze ngo sinzi byafungutse nka feri nyine ngo ntabwo bikimeze ntabyo yo ni amagambo ntacyo kare uri mutaragase ndi mutaraga ese papa sava ariko rubanda urabona mbaye iki urabona mbaye iki uyu ukizana rimbuze ni ahari ufite ikibazo urambwiye ndumva ari amasegonda birashize imyenda itangezeho oya ibintu ari ibintu byoroshye muri bande ko duheza muri bande turaheje reka tugire wi karibu ni karibu ya Yesu mwicara wa mubyeyi ariko papa sava kubera iki uri umugome bigeze aha guteze wowe urafata umuntu w'umurwayi nk'uyu nguyu warangiza ukamududa inzoga harya ngo umwana utari uwawe ngo umuhate iki ahubwo ngiye mbwira umurwayi wawe bite nese umurwayi wanjye ntubibona nyine ko arwaye warangiza ugafata inzoga ukazimuha ari mu bikurura ndaza ko mbona arimo gukora ibintu bya metamorphose wari wabona ukuntu igikerura kibona nyamabondo ntuzi ko gitangira ari umuhini urabizi kikaza kuvamo umutubu kikavamo igikeri njyewe byanyobeye kabisa none se urafata umuntu ufite indwara nk'iyi ngiyi warangiza ukamuha inzoga afite iyihe ndwara ko yaje nkamubwira nti nyine umudigi ahangaha ati njyewe nta mudigi uhari nambara neza nk'abagabo babereye u Rwanda akambara ikote reba inyuma ho reba inyuma ndaguhisha iki iryo si ikote iyo si ishati nahise ararwaye ako ntimukajye munzira ahubwo ngenza ukuri umaze kunaniza oya nahise ko uzi ko arwaye ukabuhondagura arwara se urabona niba yaje akambara ubwo urumva uyu muntu arwaye ako papa sava umuntu tujye mu rukiko tuburane nibarangiza baduhereze umunsi w'urubanza narangiza yisarishe okay ubwo bigaragara yuko ufite indwara yo mu mutwe reka twitabaza abantu babifitemo ubumenyi noneho bareba niba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se tujye mu rukiko ibintu ni bibiri ndi muzima njye ndi muzima njye ndi tayari iyi ni trick ni utuntu tw'udukoryo tu ndi muzima rebera hano papa sava ibi ni iki ngaho ndebera iyo ntabwo ari imyanzuro y'urubanza ndi tayari ariko njye ndi muzima
ndi muzima pe, ndi muzima rwose. Asundi wa mugore bite byawe, bite byaje se nyirukaho ngenda inyuma, bite byawe wowe? Ese hano n'iryo cupa utanywa iyo nzoga, wayiguze? utanywa iyo nzoga, utanywa iyo urayishyura? Papa Sava rongera kuyisoma niwe uri buze kereka hasi iyo nzoga, sindi buyishyure. urayinywa Papa Sava ari buze tereka hasi s'il vous plaît. no wibeshye uyisomera ubwo turareba ngiye nawe baraguha umunsi w'urubanza ukajya kwisarisha. Akibibazo nagwiriwe nabyo uyu munsi ni gatiki nagaterera nzamba kwe. ngaho ndebera nawe ndebera imyenda yambaye ubi bintu koko ibi ni ibintu nanjye Suzana ngo ubwo mfite zabagabo. Ubundi Suzana ntamugurira ku gasengeri warakamusanganye. Ngiye uyu mupira ntawo nzi wacu sinzi hano yawukuye yavuye mu rugo n'ubundi ameze nk'umusazi. Urumva nta kintu uyu mupira sinzi hano yawukuye. Ndabona rero akabari bishanze kabisa. Wewe barakubwira bati babahaye umunsi mujye kuburana urisarishije uzanga. Noneho ndamubwiye nti ngiye nazoga ngo numva ari muri imyenda igwa hanga arambara. Ari ndesu yizanye ndamuzi se kwahamagaye gutya imyenda ikagwa hanga akambara kaba mu boss wakomanga igihe tuvuga ngo duheza akambira ati ntiduheze akongera agakuramo. Niko seramaza uri muzima kwe? Ndi muzima. Uri muzima? Ndi muzima nje. Cyena umva ndi muzima nditare. Nese ufite ikihe kibazo? Ukunda Suzana? Ndamukunda. Nese niwe umukunda kuki ukora amakosa? Nawe ararebuzwa cyane akanagenzura cyane utuntu twose akadukurikirana twose. Twese imbaraga urimo gukoresha kugira ngo ubone gatanya na Suzana ntabwo ushobora kuzikoresha uvuga utahubwo reka twiyunge. Erega urukiko ruri flexible ujyanye na Suzana ukavuga uti byabaye byose mbere ko n'urubanza mboneza mu bantu ntabwo ari nshinja byaha. Urumva Ramazana mwababwira muti twaje gusanga twarashutswe twarihenze cyangwa se ari byo nakosora n'undi agakosora bakigura urubanza bakarukemura. Imbaraga urimo gukoresha wisarisha hagahita. Ese Ramazana mubaze hagati yo kwisarisha ugasara burundu no gukemura ikibazo ufitanye na Suzana mukongera mukabana wahitamo iki? Kugikemura. Ndiso ubwo soko niko barimo kugikemura.